Amen. Yesu avuze ko ari we mu ngiri, kandi we ntabwo ari umushanshuro, ni nyir'intama, na niyo mpamvu yaziguze. Ariko umuntu wa karindwi niyo dushishikaza nonaha. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Amen. Ni jyewe rembo ry'intama. Amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Je suis la porte des brebis. Ni jyewe rembo ry'intama. Ririya rembo rifunganye ni Kristo. Haleluya. Kwinjira muri Kristo uba wemeye kwinjira mu irembo rifunganye. Ntabwo uzongera gukora ibyo ushaka. Uzagiteka ubaza Imana nimba kiriya kintu kinezeza. Haleluya. Niwe rembo kandi niwe nzira. Irembo rifunganye niwe, n'inzira nayo ngo niwe. Iyo nzira tuzayikomeza kugeza aho tuva muri iyi si. Uyu munsi rero ukwiye kwibutswa, nimba ari ubwa mbere ubyumve, nimba ari waramaze kubyumva uribukijwe. Mbere yuko ndangiza mwanya muto kuri ariya meza magari, nimba waranyuze mu irembo rifunganye, ni ukuvuga ngo wanyuze muri Kristo. Nimba ukiri mu nzira ifunganye, uracari muri Kristo. Uzamenya gute ko ukiri mu nzira ifunganye? Nuko ubuzima bwawe buracari munsi y'ubutware bwa Yesu Kristo. Nuko ibyo wifuza, ibyo ukora byose biba bigamije gushimisha uwagucunguye. Nagushobora kuba mu nzira ifunganye, ukaba waranyuze mu irembo rifunganye, utumva contrainte, utumva iyo pressure y'ubushake bw'Imana. Nimba mu mutima wawe utajya wumva iyo ntambara yuko hari ikintu gishaka gukora ibyo ushaka, n'ikindi gishaka ko ukora mbere na mbere ibyo Imana ishaka, nimba iyo pressure utayumva muri wowe ntabwo uri muri iyo nzira. Uri muri iyo nzira buri gihe cyose ari hagati y'iyo tension. Ni ukuvuga ngo kamere ishaka gukora ibi, ariko Umwuka Wera muri wowe niba umufite arakubwira ngo ibi ntabwo ari byo twavuganye igihe wanyuraga muri rya rembo. Imana ihabwa icubahiro. Igihe wanyuraga muri rya rembo waravuze ngo uhereye none muri iri rembo nta bushake bw'umuntu bwakwirwamo, ahubwo ubushake bw'umuntu bukwirwa muri rya rembo rigari n'inzira ngari. Igihe winjiraga muri rya rembo waravuze ngo ndiyambuye byose ko nibyanyuramo. Amen. Haleluya. Hanyuzemo gusa ubugingo bwawe, ibindi byananje gukwirwamo wahise ubisiga. None nimba waranyuze hariya, ukwiye kuba ufite muri wowe iyo pressure, izo mbaraga zigutuma igihe cyose ushaka gukora ibyo wakubambiwe ashaka. Na niyo Petero avuga ngo nuko rero ngo hari intambara muri twe hagati ya kamere ikarwana n'iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo uzanesha arabizi ko kunyura muri rembo ni kimwe, gushishikarira muri ya nzira ifunganye ni urugamba rukomeye. Na niyo mpamvu abazarangiza iyo nzira, haleluya, mu yandi magambo no kugira ikirenge mu cya Yesu twarabyize hano, abazarangiza ni ngombwa bakwiye ingororano yitwa ikamba ryo gukiranuka. Amen. None bavandimwe, twibaze rero ubuzima bwawe uyu munsi. Uyu munsi ubuzima bwawe buhagaze gute? Ukora ibyo ushaka cyangwa uracyari muri ya ntambara yo gukora ibyo Yesu ashaka? Ibuka rya rembo. Petero avuga ngo uwibagirwa ibyo ngo aba yibagiwe umuhagiro w'ibyaha bye bya kera. Ko ukwiye komeza kubaka, kwizera ukakubakamo kumenya, ukakubakamo n'ibindi byose. Kuko ubuzima bwa Kristo ni inyubako izarangira ari uko twinjiye muri plenitude ya Yesu Kristo.
ese uracyari muri ya nzira ifunganye cyangwa warayivuyemo? Uyu munsi urumvira kamere cyangwa urumvira umwuka w'Imana? Ese uyu munsi ijambo ry'Imana niryo biryo byawe bya buri munsi cyangwa wowe wirira amafiriti gusa n'ibishyimbo? Niki kubeshejeho? Bibiliya iravuga ngo umwana w'umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa, ariko azatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Niki uyu munsi niki gishimisha umutima wawe? Ambisiyo zawe niziye, ibyo urarikira kugeraho nibihe? Kugira ngo nze kugaruka nsoza kuri aya meza magari. Umviriza, ubutumire ni gratuit, ubutumire ni ubuntu. Nimugende mubwire bose yuko mbatumiye ku meza. Habamwe ntago bashaka kumva ubutumire, niba abandi basitara kuri rya buye rikabasya. Okay? Ariko bazamenya ko ryabasiye bavuye mu mubiri nka daimoni navuze. Abemeye ubutumire ari benshi muri mwe, niyo ndabwira, bakwiye gutangira kumenya ko batangiye urugamba rwo gukomeza mu nzira ifunganye. Muri iyo nzira ifunganye nta bushake bw'umuntu bubamo, n'ubushake bwa Yesu Kristo. Kabone nubwo zaba ari inyungu nyinshi wabona muri ubuzima zikaba zigongana n'ubushake bw'Imana, ubushake bw'Imana nibwo buhabwa priority. Kuko hari igihe tuba muri situation tukabona ko dukoze ubushake bwacu hari ibyo twakunguka mu by'ubuzima, ariko nidukora ubushake bw'Imana izo nyungu zaducika. Iyo ugeze aho rero mwana w'Imana uhita umenya ikintu kimwe: nimba nariyemeje kuzicara kuri ya meza magari, niyo ntego y'ubuzima bwanjye, sinshaka kuzarangiza ahandi atari kuri ya meza, nkibonera iya mpanzi yandemye amasomo yandi. Uko Yesu yavuze ngo ahirwa afite imitima iboneye nibo bazabona Imana. Iyo niyo ntego y'ubuzima bwanjye. Nimba wariyemeje gutyo, iyo ugeze ahantu uri muri dilemme, ni ukuvuga ngo ni amahitamo abiri agongana. Ibi bima inyungu za vuba, haleluya, ariko bigatuma nkora ubushake bwanjye atari ubw'Imana. Ninkora ubushake bw'Imana, izi nyungu za vuba zaha zirancika, ariko iyo byose mu ijuru bakanzamura amapeti, mu ijuru bagakoma mu mashi. Haleluya! Kuko Imana irangurura tureba twese. Ni nk'abantu bari muri stade, Imana n'abamarayika bari muri tribune, kandi bareba buri kintu cyose, buri umuntu wese uko akina baratubona. Ngo dukikujwe n'ibyaboneka gute? Benshi babagiraje niki? Une de témoin igicucu. Ni ukuvuga ngo une ni benshi, un nombre incalculable. Ni ukuvuga ngo baratureba uko turaba muri isi, uko turarwana intambara, uko ku kibuga cy'ubuzima bw'isi. Haleluya! Ijuru, Imana n'abamarayika baratureba. Iyo rero inyungu z'isi ariko zigurwa ibyaha, sibyo? Iyo tuzanze tukazivuma kugira ngo dukiranukire Imana, hariya muri tribune hariya aho Imana n'abamarayika bose bahita bakoma amashi, igitego cinjiye mu izamu rya Satani. Amen. None uyu munsi muvandimwe uri hano, uracyari mu nzira ifunganye? Ese inyungu zawe zigonganye n'iz'Imana ni izihe uhitamo? Inyungu z'abantu zigwanye n'iz'Imana ni izihe uhitamo? Kuko ntabwo ushobora kumwira ko uzava muri isi utarahura n'inyungu zigongana n'iz'Imana, ahubwo duhura nazo buri munsi. None uhitamo izihe? Ndio ndasoza. Babyita muri filozofi dilemme. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri biraho,
amahitamo abiri. Amen. Kandi yose agufitiye inyungu. Urahitamo ayahe, ureka ayahe. Okay? Hari akazi keza wifuje karahari, ariko umuntu ugatanga akeneye muvuga muti quelque chose. Hari akazi keza ari karahari, ariko umuntu ugatanga akeneye quelque chose. Uwumva nawe yateshuze musingano ze, akeneye quelque chose. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo quelque chose ntago bayisaba abana b'Imana banyuze mu irembo rifunganye kandi bagashikara kuba mu nzira ifunganye. Ndashaka kubaza rero, quelque chose urayitanga? Quelque chose n'abana b'Imana basigaye bayitanga, ibyo turabizi. Quelque chose nk'iyo umuntu atayitanga n'umuntu yamara amajigi yanyuraga muri rya rembo rifunganye, hari igihango yagiranye n'irembo yanyuzemo ari we Kristo, kandi iyo nzira ifunganye yarayiyemeje, kabone nubwo yakena mu by'isi ntabwo azatatira igihango yagiranye na Yesu Kristo. Kandi ibanga afite ni bya byiringiro byo guhanga amaso y'ameza magari. Iyo uhanze amaso ari ameza magari, nta kintu na kimwe cyatuma ukora ibyangwa n'Imana. Iyo quelque chose irakavumwa, nimba yaguteranya n'uwagutangiye amaraso. Yesu yaravuze ngo umwana w'umuntu byamumarira iki kunguka ibyo mu isi yose agatakaza ubugingo bwe? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Byakumarira kunguka ibyo mu isi yose ugatakaza ubugingo bwawe? Intwari za kera z'Imana, abo dusoma muri Bibiliya, abayobora 11 n'abandi bakomeje kubaho, ibanga ryabo ryari iri: bahanze amaso ameza magari, bahanze amaso iherezo ry'ubuzima bwabo. Mose yaranditse ngo iyo abanyabwenge bakitaye ku iherezo ryabo, umunyabwenge yita ku iherezo rye. Umunyabwenge ntabwo areba inyungu za bugufi. Izo nizo zarimbuye Esawu. Yashatse ibyo kurya y'ako kanya, akiri inzara y'ako kanya, kuko inzara ntabwo yahise burundu. Iby'isi ntabwo bimara inzara, iby'isi ntabwo bimara inyota. Ufite miliyoni y'amanyarwanda azashaka miliyoni 2, nagera kuri miliyoni 2 azashaka 100, azarinda apfa agishaka izindi. Nta muntu n'umwe yigeze anyurwa n'iby'isi. Iby'isi ntabwo binyura. Bibaye gutyo ba Bill Gates bakiryamiye bakareka gukora. Umwana w'umuntu mu mutima we hariho umwobo munini cyane utuma nta kintu yarohamo kizagera ucuzura nkuko waroha amabuye mu cyobo kikuzura. Ibyo uroha byose mutima w'umuntu by'isi, ibyubahiro, amafaranga, haleluya, le sexe, tous les plaisirs n'ibindi byose mushaka, biguma bivuga ngo mpa. Umutima w'umuntu umeze nk'ugwabayanga rwagobo ruri hariya birasirazuba. Ibintu byose ushiramo amafaranga, abagore, abagabo, ibiki byose, ibyubahiro, ingendo kwisi, ngo nageze hariya, nageze Monaco, nageze hehe, amunagenda n'ataru wose yageze, sibyo? Nta kintu na kimwe cyuzuza umutima w'umuntu. Birigamba aravuze ngo dans le cœur, dans la vie de chaque homme, il y a un vide sous forme de Dieu. Ngo mutima buri muntu wese hari umwobo nta kindi cyawuzuza atari Imana yamuremye. C'est Jésus qui peut remplir ce vide. Yesu niwe ashobora gukombla iyo vide. Suka mu mafaranga ntumenya yanyuze. Okay? Ni muri Mobutu nini yatunze amafaranga menshi kurusha Mobutu? Kongo yose yariye. Amen. Haleluya. Yavugaga ku bantu bavuga ngo kanaka ngo yibye leta yagute poa ngo yagize gute ngo kanaka ngo dore ngo yibye ngo leta. Congo c'est un éléphant.
kongo ni nzovu nimba se yagiye agashuna ku gutwi wumva yakuyeho iki ahubwo nawe genda kumuriza ukurure none Mobutu murebe muri video zirahari murebe ku maherezo ye ni umugabo w'ingorwa atari ko amafaranga yamushiranye wajise nushobora kuzuza umutima wawe n'ibibisi isi kwereka. Yesu niwe yavuze ngo uzanywa ku mazi mu masoko y'isi azakomeza kugira inyota, ariko uzanywa ku mazi nzamuha ntazongera inyota ukundi. ahubwo amazi nzamuha azahinduka amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Sasa sisi tumekunywa kwenye maji ya uzima. Mimi nimekunywa kwenye maji ya uzima. Mazi y'ubugingo. Nimekunywa kwenye mchemchemu ya maji ya uzima. Nanyoye ku mazi adudubiza y'ubugingo. Bwana Yesu amesema. Umwami Yesu yaravuze ngo ukinywa kwenye mchemchemu ya mito ya maji ya ulimwengu, nunywa ku mazi y'isi y'imigezi y'isi, utaendelea kuwa na kiu, uzakomeza kugira inyota. L'argent appelle l'argent, niko muri by'umukomane yavuze ngo amafaranga ahamagara ndi, la gloire appelle la gloire, icyubahiro kigahamagara ikindi. Comprenez? Murabyumva? On n'est jamais satisfait. Nari munyurwa. Mimi nimekunywa kwenye maji ya uzima, ariko je nazanye amazi y'ubugingo. Yesu amemwambia Msamaria. Yesu niko yabwiye Msamaria kazi. Amemwambia hivi, yamubwiye uko nguku, nipe maji ya kunywa. Wampaye amazi yo kunywa. Akasema wewe Myahudi, aramubwira ngo uri Umuyuda, inawezaje kunyomba maji mimi? Wansaba amazi ute wowe? Kwa sababu palikuwa shida, palikuwa ukuta kati ya Wayahudi pamoja na Wasamaria. Kubera ko hari ugisika hagati y'Abayuda n'Abasamaria. Bwana Yesu akasema, Yesu akaravuga ngo mama, mugore, ungelijua wakamenye anayekuomba maji, wakamenye urimo kugusaba amazi uwo ari we, maji ya uzima, wari kumusaba amazi y'ubugingo, angekupa maji ya uzima, akagwa amazi y'ubugingo. atakaye kunywa maji haya, unyoye uzanywa kuri aya mazi, haya maji ya duniani, aya mazi yo mwisi, haya maji ya ulimwengu, aya mazi yo mwisi, ataendelea kuwa na kiu, azakomeza kugira inyota. ila atakaye kuja kwangu, ariko uzaza kuri je akapokea maji ninayotoa, akakira amazi nanga, hata ongeza kuwa na kiu, nazigera yongera kugira inyota. maji nitayempa, kandi amazi nzamuha atageuka ndani yake, azahinduka muri we chemchemu ya maji ya uzima, amasoko adudubiza amazi y'ubugingo. Bora shakara marasandara barasika. Ikiwa umekunywa kwenye maji hayo, nunywa kuri ayo mazi, hakuna na kiu ya usharati, ntabwo uzagira inyota y'ubusambanyi, hakuna kiu ya mambo ya duniani, ntabwo uzagira inyota y'iby'isi, hakuna kiu ya kwamba sina hiki sina hiki, ntuzagira inyota yo kubura iki n'iki. Ndio maana ukikunywa kwenye maji ya Yesu, niyo mpamvu wanyoye ku mazi ya Yesu, ndani ya maisha yako, mu buzima bwawe panabubujika, haravumbuka, panabubujika mambo haya, hatemba ibingibi, sifa za Mungu, amashimwe y'Imana. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Komera amashyi Umwami Yesu. Kuna mtu alisema haya, hari umuntu yavuze ibingibi, alafu nakwenda kumalizia, ngiye gusoza. Alisema hivi, yavuze uko nguku, nataka niwaambie habari za mtu na pesa nyingi. Reka mbabwire umuntu yagize amafaranga menshi. Mtu na pesa nyingi, umuntu w'amafaranga menshi, anaweza kula kila kitu, abasha kurya ikintu ashaka cyose, ila hawezi kula kwenye mkate wa uzima. ariko ntabwo ashobora kurya ku mugati w'ubugingo. Mtu na pesa zake, umuntu afite amafaranga ye, anaweza kunywa kila kitu, ashobora kunywa icyo yifuza cyose, ila hawezi kunywa kwenye maji ya uzima. ariko ntabwo ashobora kunywa ku mazi y'ubugingo. Mtu na pesa zake, umuntu afite amafaranga ye, anaweza kwenda kila mahali, ashobora kujya ahantu hose yifuza ila hawezi kujya, kwenda kwenye meza ya mbinguni, ariko ntabwo ashobora kujya ku meza yo mu ijuru. Mtu na pesa zake, umuntu afite amafaranga ye, anaweza kuwaona wakubwa wa ulimwengu wote, ashobora kubona abakomeye bo mu isi bose, ila hawezi kuona uso wa Mungu, ariko ntabwo ashobora kubona mu maso y'Imana. Mtu na pesa zake, umuntu afite amafaranga, anaweza ashobora kuonja furaha zote, gusogongera ku byishimo byose, ila hawezi kamwe
ariko ntashobora na rimwe, hawezi kamwe atashobora na gato kuhonja uzasogongera furaha ya Roho Mtakatifu. ku munezero w'Umwuka Wera. Piga makofi kwa Bwana Yesu Komera Kristo. amashyi Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sasa tumekunywa kwenye maji ya uzima. Rero twanyoye ku mazi y'ubugingo, Tumekunywa kwenye maji ya uzima. twanyoye ku mazi y'ubugingo. Kiu cha ulimwengu kimemalizika. Inyota y'iby'isi yarashize, Kiu cha ulimwengu kimekoma. inyota y'iby'isi yarashize. Tunafurahia na yale Mungu anatupa. Twishimira ibyo Imana yaduhaye, Hakuna matamaa yanatutawala. nta rari na rimwe tugira, Hatuko watumwa wa tamaa. ntabwo turi imbata z'irari, Nous ne sommes plus sous la tyrannie des besoins. ntabwo turi munsi y'igitugu cy'amarari. Tumewekwa huru na Yesu Kristo. Twahawe umudendezo na Yesu Kristo, Nimewekwa huru na Yesu Kristo. twarabatuwe n'Umwami Yesu, Na siwezi kamwe kandi nta na rimwe kuacha uhuru huo. nzitandukanya n'uwo mudendezo. Haleluya. Amen. None nshaka kukubaza muvandimwe. Amen. Ameza magari kwa gutegereje. Umva witeguye gufata icyemezo uyu munsi. Icyo byagusaba cyose. Nubwo wahomba ibiguteranya n'Imana byose, ariko ukabibonamo inyungu. Wumva ko ntacyo ntiwazuyaza kubireka ibiguteranya n'Imana kugira ngo nawe uzicare kuri ayo meza. Yesu yavuze ngo bazicarana na Abrahamu na Isaka na Isirayeli, les patriarches. Haleluya. Ngo n'abahanuzi bose kuri ayo meza. Ntabwo uzisanga par accident kuri ayo meza. Nibyo ndangirizaho. Ntabwo uzisanga by accident. N'abantu bemeye kunyura mu irembo rifunganye, bagakomeza kugira umwete wo gushishikara mu nzira ifunganye, kuko badahanga amaso ibishira, banga amaso aho bagana, banga amaso y'ameza magari. Reka ndangize kuri aya magambo. Paulo yavuze ngo twebwe rero abahanga amaso ayo meza magari, sibyo? Ngo umviriza, ngo ntitureba kubiboneka, ngo ni by'akanya gato, ngo tureba kubitaboneka, ariyo y'ameza, kuko ari ibihe bidashira. Ngo nawe umuntu wacu w'inyuma agenda asaza, ngo ariko umuntu wacu w'imbere akomeza kuba mushya buri munsi, kuko aba yiteguye kuzicarana na nyir'ubwiza bwose. Byakumarira iki wowe gushukwa n'isi ikaguha iminezero akanya gato? Kuko ntago tuvayo tuwe turajyayo. Utabonetse kuri ayo meza hari ahandi uzaboneka. Yesu ahita iki? Ngo hanze hazabakurira no gwekenya amenyo, yahise ngo mu mwijima wo hanze. Dieu va t'oublier pour toujours. God will forget you forever. Izakwibagirwa iteka ryose. Imana izabiranezerwa kuri ayo meza. Ntabwo rero yakwifuza ibivangira. Ubuntu bw'Imana ni bugari, ariko abawutera umugongo hari ingaruka. None muvani mwumvise ngo hahirwa ibyanjye bitazasitaza, kandi ngo iryo buye benshi barasitaraho rikaba bakavunagurika kandi rikabasya, kuko batizeye Yesu ari we. Uname ku mutwe wawe, itekerezeho umuvandimwe, itekerezeho. Bibiliya avuga ngo hahirwa udapfukafuka ibyaha bye. Ngo upfukafuka ibyaha bye ntazabibarirwa, ngo ariko ubyihana, ubyatura akabyihana akabireka, ngo azagirwa imbabazi n'Imana. Nimba wumva ari ikintu ukwiye gukura mu nzira uyu munsi kugira ngo uhanga amaso ari ameza magari ategereje abakiranutsi, aho Yesu azasangira n'abera bose, aho Data azasangira n'abera bose. Nimba hari ibintu wumva uyu munsi ko Imana yagufasha bikava mu nzira mu buzima bwawe, zamura ukuboko kwawe, zamura ukuboko kwawe. Turasenga Imana yabigukuraho. Imana ishimwe. Wowe wazamuye ukuboko kwawe, tera intambwe uzana imbere. Ntabwo ari igihe cy'uburyarya. Ni Yesu uguhamagara. Waba warakiriye Yesu ukaba ufite ibintu ushaka kuvana mu nzira, waba utarakira Yesu ukaba ushaka uyu munsi gutangira urugendo rusha na Yesu, ngwino hano imbere. Ingia
Ingia, 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 we umoja wa kondoo. Mugiye muza, komeze kuza. Oh, ingia dada yangu, ingia kaka yangu, ingia mama yangu, we umoja wa kondoo. Oh, Yesu alikufa ili uokoke, nawe uingie uwe umoja wa kondoo. Komezuze, uyu ni umunsi wawe. Oh, wacha dhambi zako, wacha manyanga yako, nawe uingie uwe umoja wa kondoo. Ingia ndugu yangu, ingia dada yangu, nami niingie tuwe umoja wa kondoo. Ulimwengu wa kudanganya ili upoteye, Yesu akuita uwe umoja wa kondoo. Watakatifu watamuona uko mbinguni, ndugu uingie tuwe umoja wa kondoo. Wewe wahagurutse, nashaka uyu mwanya mbere yuko nsenga ubanza ubwira Imana mu mutima wawe, uyereka ibyo byose wumvise yuko byakubuza kuzicara kuri ayo mazi magari, kuko Imana irumva ijwi ryo mu mutima. Niyo uzi ibyo bintu byose by'inzitizi, ubivane mu nzira. Nta mpamvu yo kuzabura ku meza magari y'umwami. Nicyo waremewe, nicyo naremewe. Ubuzima turimo ni bugufi, tunyura muri Yesu, muri isi akanya gato tugatumuka. Nous sommes comme des étoiles filantes. Nawe nutekereze abantu baruzi batakiriho, niko nawe mu minsi iri imbere, myaka iri imbere, nawe baza gushaka ntibakubone. Nanjye nuko umuntu wese ari giye azava muri isi, hanyuma abandi basigaye bagakomeza. Buri muntu wese afite umunsi we. None rero Imana yashaka ko ukura mu nzira nziza zose. Ndibaza kumaze kuyereka Imana. None sura amagambo ati, Mwami Yesu, numvise ijambo ryawe, namenye icyo wandemeye, nuko kwiherezo nzicarana nawe kuri ayo meza magari, hamwe na Aburahamu na Isaka na Isirayeli n'abahanuzi n'abakiranutsi bose. None ndakweretse ibi byose bimpagaze imbere, bituma ntahitamo neza. Ibishuko by'isi, intege nke n'ibindi bibazo bitandukanye byose urabisobanukiwe. Uyu munsi ndahagurutse, mfashe icyemezo yuko ibyo byose ubimbabariremo, none ubinkize, kugira ngo uhereye none inzira inyura muri irembo rifunganye ndiyemeje kuyinyuramo no kwigumamo, sinzongera kuyivamo. Ume kugendesha kwizera, sinongere gushukwa n'aya maso. Kandi warasezeranye kuba kwizera ntuzabatererana no muri ubuzima, ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kudageza ku mperuka. Ungirire imbabazi kuri ibyo byose nakubabajeho, igihe cyose ntakoze ubushake bwawe. Umbabarire Mwami Yesu, ubihanagure mu gitabo cy'urubanza. Amaraso yawe Yezu umwuka wanjye
ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye, ibyamumanije byose ubinkureho, ntangire bundi bushya inzira y'agakiza. Guhanga amaso ibyo abera bakera, icyo bahanze amaso, ameza magari uteguriye abera bawe. Urakoze mwami kunyumvise kandi kumbabariye. Umpa imbaraga rero uhereye none zo kunesha sekibi n'ibishuko bye n'iyi si y'umwijima na kamere. Amen, amen, amen. Kari ngusengere, tega amaboko yawe. Alléluia. Seigneur Jésus, mwami Yesu, tu as entendu leur prière, wumvise amasengesho wumvise amasengesho yabo qui sortent du fond de leur cœur. yazamutse mu ndiba y'imitima yabo. Ils ne sont pas levés en vain. Ntabwo bahagurukiye ubusa. C'est parce qu'ils ont été convaincus par le Saint-Esprit ni ukubera ko bemejwe n'umwuka wera qu'ils doivent prendre une décision aujourd'hui. ko bagomba gufata icyemezo uyu munsi. Même si ils avaient pris deux décisions avant, nubwo bari barafashe icyemezo mbere, pour les uns, kuri bamwe, pour les autres la première fois peut-être, ku bandi wenda nibwo bwa mbere, mais ils se sont levés dans la foi. ariko bahagurutse bizeye. Je demande pardon Ndasaba imbabazi pour tous leurs manquements. ku byo batakoze byose. Je demande pardon Ndasaba imbabazi pour leurs actes ku byo bakoze qui ne sont pas ceux de la piété. bitari ibyo kukubaha. Je demande pardon Ndasaba imbabazi pour chaque acte posé ku cyo bakoze cyose qui ne t'a pas glorifié. kitagwesheje Je icyubahiro. demande pardon Ndasaba imbabazi pour chaque pensée, chaque parole kuri buri gitekerezo no ku buri jambo dans leur vie mu buzima bwabo qui ne t'ont pas glorifié. bitagwesheje Mais icyubahiro. aujourd'hui, ariko uyu munsi ils se sont décidés. bafashe icyemezo, Et en vertu de leur décision, kandi ishingiye kuri icyo cyemezo bafashe, j'appelle Seigneur ton pardon. ndahamagara mwami imbabazi zawe. Sanctifie-les, Beze, purifie-les, bahumanure, libère-les babohore au nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Que leurs esprits soient sanctifiés, Imyuka yabo yezwe, que leurs âmes soient sanctifiées, ubugingo bwabo bwezwe, que leur corps soit sanctifié. n'imibiri yabo yezwe. Tout leur être Umuntu wese yuzuye tripartite agizwe mu butatu te soit consacré aujourd'hui. akwegurirwe akubera inyego uyu munsi Jusqu'à la fin de leur vie. kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwabo. Protège-les, Seigneur, Barinde mwami sur ce chemin resserré kuri iyo nzira ifunganye qui passe par la porte étroite. La porte étroite. inyura mu irembo rifunganye. Qu'il n'y ait aucune puissance ntihakabe ubushobozi na qui bumwe puisse les faire quitter ce chemin. bushobora kubavana muri iyo nzira. Délivrez-les barokore des séductions de ce monde, y'ibishuko by'iyi si, des plaisirs passagers. n'iminezero y'igihe gito. Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, que tu sois justifié. wakire gukiranuka, Que tu sois justifié. Tsindishirizwa. utsindishirizwe Dans le sang de l'agneau. mu maraso y'umwana w'intama. Sois justifié tsindishirizwa dans le sang de Jésus mu maraso Yesu Kristo, de tous tes péchés. kandi ibyaha byawe byose Et qu'à partir de maintenant, uhereye none il te soit donné wakire une robe blanche. igishura cy'umweru. À partir de maintenant, uhereye none sois revêtu d'une robe blanche. wambikwe ikanzu y'umweru. Sois revêtu d'une robe blanche. wambikwe ikanzu y'umweru. Ça veut dire la justice de Dieu. bivuga gukiranuka kw'Imana. Sois revêtu d'une robe blanche wambikwe ikanzu y'umweru à l'endroit des haillons. mu cyimbo cy'ibishwambagara. Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu, reçois cette robe blanche. akira uwo mwambaro w'umweru. La justice divine. ari uwo gukiranuka kw'Imana, Pas ta propre justice, ntabwo ari ugukiranuka mais kwawe, la justice de Jésus. ariko gukiranuka kwa Yesu. Sois revêtu de la justice de Jésus. wambare gukiranuka kwa Yesu, Et qu'à partir d'aujourd'hui, kandi uhereye none sache menye que iki tu as une place ko ufite umwanya à la grande table. kuri ya meza Au ngari. nom de mu Jésus-Christ, izina rya Yesu, tout le monde dise Amen. twese hamwe tuvuga ngo amen, Amen, amen. amen, amen, Haleluya. amen. Ufite umwanya kuri aya meza. Amajwi ya Satani ntanguye kugushuka. Yesu yakubabariye, aragutsindishirije. Amen. Kandi ufite umwanya kuri aya meza.
ntiwongere kandi gutekereza nka mbere. Ntiwitekereze nka mbere, witekereze nk'ubu. Imana yabwiye marayika ngo ambura Yosuwa umutambyi mukuru ibishwambagara, umwambike umwambaro we wera. Satani akugwa n'isoni, amuvaho. Yari aramurega, we narimo tuzabyigishaho, sibyo? Ubu rero Imana yakwambuye imyenda y'ibishwambagara mu buryo bw'umwuka, yakwambitse ikanzu yera. Amen. Nashaka rero ushima Imana rero amagambo yawe. Ushima Imana amagambo yawe. Ushima Imana amagambo yawe. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Teka kubari muri Kristo Yesu. Plus de condamnation. Nateka bagicirwaho. Tu repars justifié par le sang de Jésus. Urava hano utsindishirijwe mu maraso ya Yesu. Tu repars déjà justifié. Ugiye utsindishirijwe. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. En vertu de ta foi. Bishingiye ku kwizera kwawe.